uretse ko ngo sigisorete si cyane ndetse mu mategeko 10 kirimo izo nkunga ba Afrika iyo uyabazi n'amamiliyoni menshi y'amadolari menshi ariko ukabura ikintu yagezeho kubera iki bene ari amafaranga nabaye aroroshye no kudetuna ko simisoro y'abaturage ko yadetuna birakorera conscience ya tranquille umwana wo mu president wa Guinea Bissau yaguze ga Jackson yambaraga ibihumbi 152 by'amadolari. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Twongeye kubasuhuza tubifurize kugira ishya n'ihirwe mu byose abadukurikiye muri aka kanya, hari abari mu Rwanda, hari abari hirya no hino muri Afrika ndetse no ku yindi migabane. Dr. Rusa twongeye kumutumira, tugiye kuganira ku bijyanye n'Uburayi na Amerika ndetse n'indangagaciro kuri ubu ngubu zabo zirimo ziragenda zitakara niba zitararangiye. Dr. naho neza yego. Ibyo mvuze nibyo mu rwego rwa societe, mu mibanire y'abantu, mu rwego rw'iyobokamana ndetse no mu muco, bira bihugu bihagaze ku ruhe rwego ko bibona? Okay. Sinzi yuko twavuga ngo umuco waratakaye. Ni wo muco wawo. Kuba atari mwiza nta makosa twe kugira ngo tuwe ngo si mwiza. Kirazira kritika umuco w'abandi. Nakazi kabo. Ikibi nuko bo bashaka ko umuco ukwira cyane muri twebwe. Nawe na makosa bakoze kumva yuko umuco wabo uri hejuru ari wo wategeka isi. Donc isi bashoboye cyane cyane Afrika kuko haraho byabananiye ngira ngo murabizi ngo mu bihugu byo muri Aziya byarabananiye. Bashatse kubyinjiza muri Chine, bashatse kubyinjiza muri Japan, bashatse kubyinjiza muri Inde, ngira ngo narabasobanurira ukuntu bageragayo bari abamissionnaire bakabatwika. Noneho Afrika yo barayibasira pe no muri uzasubire Afrika bwite murebe no muri charité de l'impérialisme baravuga ati Afrika uretse ko bavuga ati monde nesta kuri Afrika kuko ariho continent yanjye batitse monde ntigomba kugira culture, ntigomba kugira civilisation, igomba kugendera kuri culture occidentale na civilisation occidentale. Niyo mpamvu uvuga ibyo wise iyobokamana nta yobokamana, Imana se Imana uyoboka gute? Ni idini, amadini yabo ko n'umuco, idini manifestation y'umuco. Bagomba kuduha idini, amadini yabo kugira ngo dute idini yacu gakondo. Kuko idini yari culture yacu kandi ikiza cyaryo ryabaga ari rimwe. Donc ikaba spiritualité. Yari rimwe bituma ubumwe bubaho bugira imbaraga gusumba. Donc amadini asa naho yaramforishije amacakubiri. Igitangaje iwabo bo barabonaga inkombe nayo madini. Sibyo kuko uribuka regere de religion. Uribuka ari croisade. Intambara z'amadini zari menshi. Ariko barabona ibibi byazo bakashaka kubitransfera muri Afrika. Ibyabagizeho ingaruka mbi byose bigera iwacu. Ibyo ni ibintu muzi mwese n'indwara barazizanaga. Bakazana indwara iwacu babishaka. Kugira ngo hari buryo bubiri. Bashakaga Afrika, la population africaine ntibeho neza, ihore mu bibazo,
kandi bagurisha imiti yabo kuko bakoze uko bashoboye. Afurika barivuraga kera ku buryo nta ndwara idakira baga muri Afurika. Barabisebya ibyo kwivuza imiti yacu ya gakondo babikuraho neza neza kugira ngo tugure imiti iwabo. Reba Shine ntibabishoboye. Shine n'uyu munsi nta muti uri wabo, barivura ahubwo barayigurisha ahandi, bashobora kuba bayigurisha n'iwabo. byinshi bashakaga tudepande kuri Afurika ntigire ikintu na kimwe yikorera kitavuye iwabo, kugera no ku biryo, uyu munsi babakuremo kurya ibiryo by'iwacu. Yego. Ntusubire hari ibiryo tudakeneye, ariko ubu bamaze urazi kugira ngo ufate, hari ikintu bita habitude alimentaire. Ikintu utamenyereye kurya ntikinakuryohere, bayidukuramo batumenyereza kurya iby'iwabo, kurya iby'iwacu ngubu, kubirya n'ubukene kandi ari byo bizima. Ubusanzwe ku meza y'umuntu hari imboga za dodo, nta muceri uhari, cyangwa makaroni cyangwa ifiriti, nta nyama nziza zihari, kikaba ikibazo. Ni nabyo ibibazo rero ubu ngubu dufite. Nk'ubu ngubu nk'umuceri cyabaye ikintu indispensable, kandi umuceri urava hanze. Umuceri urimo amaproduits chimiques, urimo amapesticide, urimo ibi byinshi. Tutawubonye nta kibazo. Ni byinshi ni birebire ntawabivuga ngo birangize. Dr. reka ngaruke ku bintu bitangiye gukwirakwira mu bihugu hafi byinshi bya Afurika harimo n'u Rwanda, ikintu cyitwa ubutinganyi, ikintu cyitwa ubusinzi, ibiyobyabwenge, kwiyandarika, ubusambanyi. Ni ibintu ubona birimo birasa nkaho biri guhabwa intebe mu bihugu bya Afurika, ukabona bisa nkaho ari ibintu abantu bishimiye ku buryo urubyiruko ubona ruri kwangirika. Niko no mu bihugu byabo bimeze, nibyo bari ku exporta nyine batuzanira, kuko nabyo baba ariko bimeze cyane. Ahubwo iwabo ubutinganyi unabukiritse byonyine n'icyaha. muri kiriya gitabo cya imperialisme sur le dos l'Afrique nacyohereje muri Belgique akinsomere, asanga nashyizemo yuko abazungu batuzaniye homosexualité n'urumogi. Arambwira ati ibintu bikuremo, ati hano babyita homophobie, ati homophobie ni icyaha, ati igitabo nta n'uwagisoma ahubwo bavuga bakagitwika, ati bikuremo. Nuko nabikuyemo. Iwabo c'est sacré, homosexualité si icyaha. Yego, uretse ko homosexualité si icyaha, uretse mu mategeko 10 kirimo, ariko ni antivalere africaine. si africaine, birenze icyaha na abomination, birarenze icyaha. Ariko kuri bo ni ibintu bisanzwe, nta n'isoni biteye. Akaba ari byo bashaka, nibyo nakubwiye, kuko barashaka abantu bose bamere batekereza uko batekereza. None se iyo ubona intambara imara imyaka 20 muri Afghanistan, bagiye bakurikiye Ben Laden, ariko bahageze barahindura, batereka iki gihugu tugihindure gitekereze nk'iwacu, twinstale demokarasi, tugire gute. Donc bashaka abantu batekereze nk'uko batekereza. Bahamara 20 bahatakariza amafaranga menshi cyane. Ngira ngo wibuke ikiraro basoteje bakica abantu marenga 300 na ugiye kugera kuri aeroport, abantu bapfa bamena amaraso angana kuriya kugira ngo babwire abantu batekereze nkabo, barinda banahava bidakunze. Abatalibani barababereye bamba. Rero babashaka twese tumere nk'uko bameze. Icyo gihe umuntu wamugize uwawe nyine niwe wamuremye, nuko bazaga bakakubatiza, bakwita izina,
utekereze nk'uko batekereza, usenge nk'uko basenga, urye nk'uko barya, c'est ça. Nurangiza ibyo we si ibyawe, numara kubyimenyereza bizaba byawe no gusumba bo, uranabikunda gusumba bo, kumva ko ari uko baje bakurusha imbaraga, umva ko ushaka kumera nkabo, usanga uri plus wise que le roi. No kuba umukatolike kurenza papa. Dr. Ibi bintu by'ubusinzi n'ibiyobyabwenge wenda ubutinganyi bwo tuzanabugarukaho ku bintu by'imikorere y'umubiri wa muntu ni umwihariko, ariko ibi bintu by'ubusinzi n'ibiyobyabwenge, kwitera inshinge, kumva ko barara mu maboîte, ibyo nibyo n'abantu bamwe bakwiga muri biriya bihugu usanga bazanye, nabo niko bimeze iwabo cyangwa iwabo la jeunesse y'iwabo iri hanyuma mu by'ukuri y'Afrika, kubera bene biriya bintu ibyo uri kuravuga bigusaba umwanya, bikagusaba n'uburyo. bariya bantu Occident ekonomi yabo ntayo, ni ekonomi de prédation. Nk'ubu ngubu ntabwo avuga ngo Amerika niyo première puissance économique, niko bayita, sibyo. Ekonomi ya Amerika ni ekonomi de prédation, n'amafaranga biba mu bindi bihugu, izo ntambara zose n'amafaranga biba. Noneho bene ari amafaranga mu by'ukuri atakuvurnye ab'ikiyobyabwenge. La jeunesse yabo ivuka isanga ababyeyi bafite amafaranga na kuriya, nubwo umwana w'umufaransa papa we afite amafaranga yakuye muri Mali, muri oru ya Mali, yabyaye umwana umwe arasanga afite miliyoni 20 kuri konte z'amayero. Ayo mafaranga ntazaho yavuye, kuyagura urumogi, kujya kuri mer du Nord, kujya mu butinganyi, ibyo bintu byoroshye cyane. Nuko jeunesse yabo yapfuye. Uzarebe nk'ubu ngubu niyo mwiganye, ni bake basoma igitabo. Uretse ko hariho classe, harimo abana baba mu mafamiye babitaho cyane, nkabiga muri Sciences Po arabona ko basoma, harimo babahanga pe, ariko ini grande partie nuko bameze. Numvise yuko no bafite ububari nko muri Canada babuza abana kureba televiziyo, bakayireba rimwe mu cyumweru. Harimo amafamiye abona ko ibyo ngibyo biriko bica abana babo, ariko ni make. Abandi abenshi la jeunesse iri kwirononekara cyane. Aho niho hantu urubyiruko rwa Afurika benshi bifuza kujya, bakagwa no mu nyanja baharanira kugerayo. Niyo bagezeyo muri abo bononekara barimo, kubera hari ikintu bita aide sociale, iyo udakora hari amafaranga baguha. Bene bari abantu abene amafaranga nyine baguha, urafata amafaranga, ayo mafaranga nayo ugura ibyo ngibyo, kuko ibyo kurya ntabwo wayamara yaguye ibyo kurya. Aide sociale ni ukugira ngo ntiwicwe n'inzara. Urabona iyo mugeze i Burayi naho waba uriregiriye, hari centre d'accueil mugeramo, igihe ugishaka umwavoka kugira ngo ubone ibipapuro, hari amafaranga baguha. Ayo mafaranga rero baguha nayo kurya, sibyo. Ariko nkuko nababwiye, amafaranga yose uboneye baguha gutya mu ntoki si ubuzima. Nibyo mbwira bene wacu Abanyafurika, twishimira inkunga mu bintu byinshi Afurika ari amafaranga arimo, ziriya nkunga zirimo. Niho ubona Afurika ari kontinent ikize, ariko ntigera bigera bageze ngo kubera iki. Ariko nawe ishyire mu mwanya nk'umuntu individu, ufite umuntu uguha amafaranga yo kurya buri munsi, ntabwo uzatekereza na rimwe gukora ikintu cyiza. Utekereza ko udepanse amafaranga, utayadepansa kugira ngo wazane andi, uyadepansa kugira ngo winezeze. Niba twabyita kwinezeza simbizi. Ubu ugasanga ayo mafaranga ahubwo arakononye gusumba ko yagukiza. Na Afurika ni izo nkunga ba Afurika, iyo uyabazi n'amamiliyoni menshi y'amadolari menshi, ariko ukabura ikintu yagezeho. Kubera iki?
bene ariya mafaranga aroroshye no kudetuna ko si imisoro y'abaturage kuyadetuna birakorera conscience yawe tranquille uragura ibintu bidakeneye rimwe na rimwe uragura nigeze kubabwira ukuntu umwana wa perezida wa Congo Brazza yari afite ishati ifite les boutons zaguze 257 euro hari umwana wo mu perezida wa Guinea Bissau yaguze Jackson yambaraga ibihumbi 152 by'amadolari. Donc ni bene ibyo bintu bene ayo mafaranga atari legal wakuye mu bintu bitakuvunnye yonona ubuzima bw'abantu niyo nona la jeunesse africaine na la jeunesse européenne. Donc bya bintu kubiye by'inkunga. Muri societe zabo bimeze bite Dr. mu vie sociale imibanire hagati y'abantu? No babanye neza nta kibazo babana neza nicyo baturusha gusa bo ntibasubiranamo hagati yabo kandi n'izo jeunesse zipfa ntabwo ari bose hariho haba amaklase haba amafamiye acunga abana babo neza cyane ugasanga bo bariga neza uzacunga urebe no mu bayobozi babo usanga ari bamwe nko mu Bwongereza se abayobora ni bande ni famiye imwe usanga ari famiye zimwe ziyobora ariko nabo haraho batitaho ariko ntabwo uzabona mu minsi iri imbere umunsi Afrika tuzava muri ibi bintu ntituzabona aho tubashyira bariya abantu bazatwuzurira bamaze kugenda muri Maroc byaratangiye abantu barava muri Portugal na Espagne baza muri Maroc gusaba akazi Maroc byaratangiye bizaza no mu bindi bihugu hose iwabo ubuzima buri ko buridegrada burasubira inyuma kuko ubuzima ni la jeunesse en Afrika ni kituma message kenshi dutanga je m'adresse à la jeunesse africaine. La jeunesse niyo ishobora kuzamura igihugu icyo bita revolution ni iki ni la jeunesse quoi revolution reba nk'uyu munsi yabakoze revolution muri Mali angana gute muri Burkina Faso uriya angana gute Traoré 34 c'est ça none se ntabasaza bahari banize no kumurusha no mu gisirikare ni barimo ni capitaine sibyo na Sankara wa perezida ari capitaine uriya nta n'indi grade azabona rero igihe ikintu maze kubona nuko Afrika la jeunesse africaine iri mieux gusumba la jeunesse européenne. Ariko nta mpungenge ubona z'uburyo na jeunesse africaine iri kwangirika influence yabo iri kwiratakara. Donc muri ibi turimo muri iyi panafricanisme la jeunesse africaine iri irazuka gusumba iwabo ku buryo no muri habitude alimentaire biriko birahinduka. Ubu ngubu nujya muri restaurant muri hoteli nziza ugasanga harimo imyumbati n'ibijumba. Kera ntabwo byabaga kuko hoteli nziza zabaga ari izabo banyaburayi n'abanyamerika baje muri Afrika. Oya umunyafrika w'umunyaburayi ni mubi gusumba n'abanyafrika bari abanyaburayi. Ugasanga nibo banyaburayi gusumba abanyaburayi. Yasotse aranywa champagne aranywa whisky ntazi yari muri jeunesse biriko birahinduka. Afrika jeunesse yayo biriko birahinduka. Ça me donne l'espoir. Hanyuma ku bijyanye bya bindi bavuga ngo niyobokamana hari ukuyoboka amadini aho bimeze bite kuko nk'ubu ngubu kubwira umuntu ngo gusenga ntabwo ari ngombwa kuva mu rugo ukagenda ntabwo mu Rwanda yabyumva. Kujya gusenga ku cyumweru no kujya gusenga ku isabato no kujya gusari ku musigiti bariko barabyumva ibyo bintu murabarenganya baratwononye bari abantu kubera bose bitwa abakristo sibyo pastor twari kumwe mu minsi ishize nawe ambwira n'umwadventiste inshuti yanjye cyane ariko ambwira ibintu byo guterana ndabwo ariko pastor Imana ngira nuko Bibiliya ni maîtrise
ni pasiti nkubaza akantu kamwe gusa wasomye umwe Bosa Martin warasomye Musamariya mwiza Bosa Martin ndamwerekana mfite agatabo ndamwereka Yezu aravuga ati kuba ubukristo si systeme nayivuga gute si principe si amahame si systeme navuga ko nyivuga mu Kinyarwanda biragoye ati ni bienfaisance na bonté ni ugukora neza ni ugukora byiza no kugira umutima mwiza ntawe yigeze avuga yuko ari ukwigishwa si amahame ntabwo ruvuga ngo ni amahame ni principe za eglise no ntawe yigeze avuga Bosa Martin ugende maso mwese murebe rero abantu bazagenda basobanukirwa rimwe kuvuga ngo abantu baterane umupasiteri kumwira gutyo ni normal ari cyo kimuhemba se batagiye yabaho gute hari bavuga ngo ntimukirengagize guterana kwera n'abapasiteri bavuga na Bibiliya hari aho ibivuga Bibiliya hari aho barakubwira barambwiye benshi bati atari kwibuke ko Yezu yavuze ngo babiri cyangwa batatu bateraniye mbande hagati yabo nta na hamwe bigeze bavuga yuko nusenga wenyine ntazakumva ariko nibyo ntibikwiye kwirengagizwa ko twaterana turi babiri cyangwa batatu bo rero baba barenze batatu iyo bagiye muri eglise bari babaye benshi inyungu iri heza ni ugukurikiza icyo Kristo yavuze Kristo ntigeze avuga ko aravuga ati aho babiri cyangwa batatu bateranye ariko ntawe yigeze avuga yuko n'ubu ntazakumva nta naho avuga ko uretse yuko hari n'ibyo benshi bagiye banamwishyira hari ikindi buriya mutazi sinzi amasengesho amara iki Imana ku buryo yakwinginga abantu ngo bayisenge utarabaho Imana yariho nunapfa Imana izagumaho uyisenga cyangwa utayisenga nta kihinduka Imana ni Imana naho nigeze kumva ati naho mutavuga n'amabuye n'ibiti byasenga sindibuka ariho amasengesho yawe ntacyo amariye Imana shaka uyisenga cyane urore twese turasenga sibyo kenshi usenga kubera wowe favorite zawe no kumva yuko ufite iyo wasenze wumva ko wizeye ikintu ariko ntabwo Imana iguha kubera wasenze Imana ntigurisha iraguha ntimugura ntabwo igurisha igurije ntabwo wabona ibyo uyiha sibyo ntabwo wabona ibyo uyiha nayo masengesho cyane wayabona no gushima rimwe na rimwe biragora kuko ntiwabona aho uhera ushima biba birenze urumva rero ni ibyo twishyiramo biriya byo guterana bifite abo bitunze ntabwo ari Imana bitunze ariya mafaranga dutura ntabwo atunze Imana ayikeneye ariko atunze abakozi b'Imana Imana ntikeneye umukozi berahoze icyarimwe nta kidashobora kwikorera ngo utari Imana itabaho icyo itashobora kwikorera ni iki icyo itashobora kwikorera ni iki amasengesho yawe ntacyo amariye Imana umwana wawe utangira kumuha ntabwo arinda gupfukama ngo gusabe utangira kumuha ataranavuka utangira kumuteganiza ataranabaho ntabwo urusha impuhwe Imana ni nkuko n'icyaha no guhana ntabwo Imana bakubeshyira ngo izagutwika Imana ntiguhana icyaha cyawe ntacyo gitwara Imana wowe urihana wowe kiriya cyaha kiraguhana nyine ingaruka zacyo ziza kuri wowe nudakurikirana inyungu zawe ntabwo ari inyungu z'Imana kurumva utekereza nk'abafrimaso n'abailluminatisi Dr. Karibanzi bagira ntabo muzi genda bazi kubasubira ibyo bintu ntibemera nayo shitani ntibayemera ariko siko igihe si ibyo mbekereye oya noneho experience nyikubwiye we nukuri icyaha kizatwara ikimana ubu nabwira ndisohoka Imana irakwemereye ukuri ibyaha ushaka wakora iki mbwiye gusengesha mu kiliziya nkabwira ngo noneho uyu munsi ni bonus
Imana nta cyayihanira gukora ibyo mushaka. Wakora iki? Wagenda ukiba, wagenda ukica. Ntibishoboka. Conscience yawe ntigukundira. Kubera nukora icyaha, ingaruka z'icyaha ziza kuri wowe. Ibi by'icyaha bikugarukaho. Ni uko niyo ukoze icyiza, ingaruka z'icyiza ziza kuri wowe, n'uwo beneficia ntabwo ari Imana. Imana nta cyunguka, nta kihomba. Umuntu ni akantu gato cyane ku Mana. Turi muri nature, turi mu biremwa byose kandi dukunda kimwe, inkunda kimwe nuko ikunda aka gashisha. Kuko abayeho kuberayo. Nibyo ibintu byose byabayeho kuberayo. Ntabwo rero yabiremye ibyanga. Wowe uri igiki ku buryo ukunda gusumba ibindi. Ubundi ibindi ni Imana niwe nakwanga mbere. Je regrette fort nibaza ko Imana yibeshye kuri umuntu. Kuko umuntu nicyo kiremwa kimwe Imana yaremye byose. Ibibazo tugira byose tubiterwa n'abandi bantu. Nawe mu buzima bwawe ikindi kiremwa cyakugiriye nabi ni iki? Uko ibyo byose ku myaka ufite wagiriwe nabi. Ikindi kiremwa cyakugiriye nabi ni iki? Si umuntu. Kubera iki bibazo ko Imana ikunda gusumba ibindi biremwa? Kandi ari nanjye mugizi wa nabi. Dr. Muri sosiyete z'abanyaburayi n'abo banyamerika b'Occidentaux, religion basigaye bayifata bate? Religion iwabo ubundi biriya biri muri culture yabo. Nibyo najyaga mbabwira bya mazina yabo ba Jean Dodier mwitwa bakabishya mu n'amakristo. Umuntu namenyanye n'abazungu, bagize n'abazungu inshuti cyane babirigi n'ubu barahari. Ugasanga umuntu aritwa amazina atatu twita amakristo, ariko ari mu muryango wabo. Nawe urabazi, hari ubo bumvise baba star muzi cyane nk'aba Mireille Mathieu, Frédéric François, umuntu aritwa Jacques Germain. Donc bakayazana ngo na amakristo mukayabatizwa. Amazina amwe yarabaho na Yesu ataravuka. Ba Antoine babaho Yesu ataravuka. Antoine Mareke wa Empereur mu Bwongereza, mu plutôt wa Empire Romain. Yesu ataravuka, ariko bakubwira ngo ni Kristo. None ukibaza amazina y'Abadiventiste yose yabaho Yesu ataravuka. Ba Sieri, ba Ezekieli, ba Esteri, ariya n'amazina yabaye Yesu ataravuka, ariko bayita amakristo. Na Maria nyina wa Yesu si izina rye, ubwo nta muyahudi yitwa Maria. N'abaromani bari mu isi bamuhimbye Maria. Nta muyahudi witwa Maria. Nuko ko Bikira Maria ari kwitwa Debura cyangwa akitwa Sara cyangwa akitwa Rebeka cyangwa akitwa Rachel. Kwitwa Maria ni izina bamuhimbye. Donc badukize mu bintu tutametiriza, tubijyamo gutyo. Nuko Maria nyina wa Yesu, Maria umuyahudikazi abaho. Bazamundira wite Debura cyangwa Sara cyangwa Rachel cyangwa Rebeka cyangwa Esteri. Nta Maria ubaho mu Bayahudi. Ubu se bo baracyajya gusenga, ibi twita gutera. Oya, uzabaze n'abantu bagiye Burayi hajyamo bangahe? Mu kiliziya hajyamo bangahe? Abantu bafite peut-être imyaka 100, hanyuma n'abirabura bari Burayi bajyayo, ariko se abazungu basenga ni bangahe? Ama eglise bayagurishije cyamunara. Ama eglise menshi ari mutubari. Muri Canada barasenya bakabaka amapisine. Nta ama eglise kuko nta bantu bari bakiyajyamo. Biriya ni ibintu bisigaye muri Afrika. Afrika niyo kontina kwisi isenga gusumba izindi. Niyo kontina kwisi ifite amadini menshi gusumba izindi. Niyo kontina kwisi ikora ibibi byinshi gusumba izindi. Niyo kontina kwisi ikennye gusumba izindi. Turi dutegereje ijoro twebwe. Dr. reka dusoreza dutegereze ijuru. Urakoze cyane Dr.
iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare